ko tuzagera ijuru n'umwuka w'ihoraho. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, mwemerera twibutse ikintu ukwiye kumenya. Wari uzi ko Imana ifite umwuka wayisagutse? Nawe umva iryo jambo, Imana ifite umwuka wayisagutse. Reba kuba waba uri mu rugo rw'Imana, Imana ifite umwuka wayisagutse, ukabaho udafite umwuka wera kandi ukumva ntacyo bikubwiye mu gihe Imana ifite umwuka wayisagutse. Nasomye inkuru z'umumama wo muri Bibiliya, numva ari mu Bami ba kabiri bice 4, ahavuga umudamu uretse katariho ndi busome ngo wari ufite umwenda ngo arangije ngo baza kumutwara abana be 2 kubera ko yari yabuze icyo yishyura, ngo ajya kwa Elisa ageze arambwira ngo agende ajye mu nzu yikingira nasuka amavuta mu bibindi yatiriye, ngo byaje kuba byinshi. Hanyuma ngo bimaze kuba byinshi ngabaza umwana ngo nta kindi kintu gisigaye, aramakanira ngo ntacyo, amavuta arorera kuza. Icyo nahishuriwe muri ibyo, igihe cyose hari ikibindi gitunganije amavuta araza, ikibindi n'umutima. Nasomye muri Malaki bice 2 umurongo wa 15 hasanga aranditse ngo icyatumye arema umwe n'iki, nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Ariko ushaka reka nsome 15, aravuga ngo mbese ntiyaremye umwe, naho yari afite umwuka usagutse. Icyatumye arema umwe n'iki, nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo, mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse. Uwo mwuka usagutse wafasheho uwawe, ntiwasanga ahari icyatumye usaguka ari kugira ngo nawe ufate wowe mugabane. Ikintu rero imaze kubona, ibintu by'umwuka wera ukwiye kubyubaha. Ngwibutse ko ijuru niryo ryicara rigafata icyemezo cy'uko uhabwa, kandi tubatizwa mu mwuka wera twarabyumvise cyane. Twarabwiwe ngo niba utabatijwe mu mwuka wera Imana ntikwemera. Niko twabatijwe batubwira mu mwuka wera. Wenda navuga ko ari inyigisho baduhaga bagira ngo batubwire tugire inyota nyinshi. Baratubazaga bati ni gute abantu babatswe mu mwuka wera ugasigara wowe ntaho batijwemo? Ufite impamvu, ufite igituma utabatizwa. Noneho iyo wabaga utarabatijwe wumvaga umeze nk'uwakiriwe Uwiteka, ariko kubera agahinda wagiraga n'inyota, iyo wabatizwaga mu mwuka wera waragendaga noneho ukababara kutabatijwe, ukagira inzara n'ishyaka byo kubatizwa, kandi cyane cyane bikunda kuryohera abantu bakiri bato. Burya urubyiruko nibwo rwa mbere rwazanye ububyutse ku isi. Aho muzasoma amateka yose y'ububyutse nyuma ya Pentekote ruturuka mu bana bakiri bato. Nibo baba bafite iminsi myinshi yo kubaho, kandi umwuka w'Imana akorana nabo kuko ni umwuka w'akazi. Twabonye rero ko umwuka wera ari igikoresho Imana itanga, ni ibikorwa remezo Imana ibishyize mu muntu. Imana niyo yanzura rero igafata icyemezo cyo guha umwuka. Nkuko Yesu yahawe umwuka agiye yabatizwaga kuri Yorodani na Yohana Umubatiza, hari ijwi ry'amanutse rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda mwese mu mwumvire. Ingo inuma yagarara ku rutugu rwe, bisobanura umwuka wera. Imana ni gutangira ubuhamya. Ubundi buhamya abantu bazavuga gutangira, ariko ubuhamya bwo mu ijuru ni Imana ibu gutangira. Yemerera rero we kuba umunebwe, va mu bute, ubiririre, ubishake, bikubabaze, ubone umwuka wera. Hari n'ibindi bintu wasengeye urabibona, hari n'ibindi waririye urabibona, hari n'ibyo wakoreye urabibona. Ugize ngo iminsi umaranye icyifuzo cy'ubuzima busanzwe, yaza ko ariyo umaze ushaka umwuka wera, ugize ngo byagufatiye ikingana gute? Ibi minsi umuntu yiga ukuntu ingana, cyangwa ibintu minsi umuntu ajya gusaba akazi katarambiye ko adacika intege, akajya gusaba akazi akongera akazasubiramo. Umva nkubwire,
wowe ntukeneye ko Imana iguha ikimenyetso. Uretse ko umwuka wera ari intashyo Imana iha abantu bayo, ko umwuka ava mu ijuru akajya mu bantu b'Imana. Ukwiye kwemerwa n'ijuru rero. Tuzi ko Koruneliyo mu bihe 10 byakorewe n'intumwa Imana yamwemeye ikamubatiza ikamwemeza n'abandi. Iyo Imana ikwemeye nta kindi kintu yaguha kuruta umwuka wera. Imana iguha umugisha.